Yes, nizere ko mumeze neza aho muri hose yaba mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu. Nge ndi Rantan Big Baddest, the number one journalist original Rwanda. This is Film Zacu. Iki ni ikiganiro tugiye kujya dukurikira hano. Uyu munsi ni topic of the days. Nge nababwiye ko ndi the number one African giant, Big Baddest Rantan. So rero uyu munsi ndagira ngo tuganire, ariko kandi tuganire kuri showbiz nyarwanda. Showbiz nyarwanda imazemo igihe irimo umwanda udasanzwe, akaba ariyo mpamvu uyu munsi byabaye ngombwa ko nkategura ibintu byinshi kugira ngo tuze kuza kubiganiraho neza. Nanjye nicaye ndiga wa mungani wa Sky 2, ariko kandi nyuma yo kwicara nkiga nanjye nje kubigisha. So topic of the days ni ikiganiro muzajya mukurikira hano kuri Zacu, za Film Zacu, kizajya kinyura kuri YouTube, ariko kandi turabashimiye aho muri hose yaba mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu kujya mudukurikira kandi mukadushyigikira. So ikintu cya mbere rero ngira ngo tuganireho uyu munsi, ese ni gute twahindura umwanda uri muri showbiz nyarwanda. Showbiz nyarwanda imazemo iminsi, amatiku, intambara zidashira. Byatangiriye kuri The Ben, igihe bafataga papa we bakamushyiraho amakesi runaka bishaka kwica isura ya The Ben, bizamuka kuri Bayago, Blues Melody n'abandi. Ese ni iki kibiri inyuma? Ese uyu mwanda wose uri muri showbiz nyarwanda ni iki kiwuri inyuma? Muri make rero nicyo ngira ngo tubanze tuganireho, ariko kandi nyuma tuze no kureba uko twabyanzuraho tukabifatiraho umwanzuro, kubera ko bikomeje gutya byazarangira showbiz nyarwanda iri mu mazi abira, ababonamo inyungu runaka batakizibona, abafite interesting runaka batagihura nazo. Bishatse kuvuga iki? So uyu munsi rero ndagira ngo tube according ku kiganiro Kasuku Media TV, nawe tumushimira. Amaze iminsi yarakoze, ariko yagikoze akomoje ku muntu bita Emmy akomeje kuba ikibazo, kubera ko mu minsi yashize yakoze ikiganiro kuri The Ben, amusebya, amushyiraho ibirego bigiye bitandukanye, binatuma The Ben ari guhura n'ingaruka runaka zirimo kumwinjirira muri famille, zirimo no mbese showbiz nyarwanda yamaze kurenga urwego rw'uko yabaye showbiz. Donc beef zo muri showbiz zishobora kubaho kubera ko ni nacyo kintu kiryoshya showbiz, ariko ibintu byatangiye kwinjirwamo n'abandi bantu kandi bakinjirira famille z'umuntu, biba byamaze kuba ikibazo. Kuko ubu ngubu tuvugana, hari ibintu mu minsi yashize byavuzwe ko The Ben yakuruye ishanga ry'umukobwa, ariko kandi nyuma haza izindi nkuru zivuga ko yaba Pamela agiye no kwahukana, bagiye gushwana. Muri makeya ntago iyo ariyo showbiz dushaka. So kuba The Ben ari umuntu w'umugabo yaremeye agafata idarapo akarahira ko agomba gushaka umugore umwe, ni byiza, abagomba no kubyubaha, ariko kandi niba ashobora kuba yakurura ishanga ry'umukobwa, ni ibintu ushobora kuvuga ukabivugaho, kubera ko donc niyo showbiz turimo. Showbiz iryoshya nuko umusitari hari aho yakoze ikosa bakamukosora, ariko kwinjira muri famille biba byarenze urundi rwego. Abastari ni inkingi ya mwamba y'igihugu, y'urubyiruko, kubera ko iyo bari kwinjiza amafaranga menshi, hari abantu benshi baba batunze, hari abantu benshi baba barebera kuri abo bastari, kubera ko kwiyandarika bikomeje no kuba ova mu bastari. Ngaho abari kwerekana ubwambure bwabo, ngaho abari kujya imbere bakavuga ko
bakunda igitsina gore banakipfira banakibatereka ku mutwe, mbese ni ibintu bikomeje kugorana. Donc iki kiganiro rero twakoze twagira ngo turebe ese ni iki twakora showbiz nyarwanda igasubira ku murongo, ni iki twakora kugira ngo showbiz nyarwanda yongere igire umurongo ngenderwaho, ariko kandi izanira inyungu n'abayikora, ariko mu buryo bwiza kandi buhesheje icyubahiro igihugu cyacu, kubera ko bizwi neza ko u Rwanda ni u Rwanda rw'umuco, ni u Rwanda rw'abanyarwanda twunze ubumwe, ariko iyo harimo amabifu menshi mu bastari, ngaho binjiranye muri famiye, ngaho bamwe barashaka kurogana, ntago ndi bugire umusitari nkomozaho ngo yashatse kurogana, ariko mwumvishe ko yakunze kubikomozaho cyane, ngaho bamwe bari gutanga amafaranga kugira ngo bamwe batabona ibiganiro, ni ukuvuga ko rero biba byamaze kurenga urwego runaka. So icyo dushaka, turashaka ko abastari bo mu Rwanda ufite icyo ashoboye akaba cyaramugejeje kuri top levels, tubimushimire kandi tukomeze tumutere courage. N'utari wagera kuri urwo rwego tumutere courage, nawe azamuke tumushyigikire. Turashaka gushyigikirana, ntago dushobora kwambuka imipaka, ntago dushobora gukuramo Tanzania, ntago dushobora gukuramo Kenya, Uganda tutashyize hamwe ngo dukore ibintu byiza. Ntago dushobora gutera imbere hari umunyamakuru wagakwiriye kuboostinga uwo muhanzi, ariko uza akavuga ati uyu muhanzi buriya muri famiye ye ntago bimeze neza, uyu muhanzi arenda gutandukana n'umugore we kandi nta kimenyetso gihari, nta na proof ihari yuko ibyo bintu byenda kubaho. So rero ni ikibazo gikomeye, akaba ariyo mpamvu tuba twazanye ikiganiro nk'iki topic of the day hano kuri filimi zacu, kugira ngo mugitange ibitekerezo. Ngenda kwibutsa ko ndi Rantan Big Baddest, the #1 journalist original Rwanda, akaba ariyo mpamvu rero mwamwemeye no kudukurikira, nuko ibintu biba byaryoshye bimeze neza, kandi nizere ko mwankunze n'abatankunze. Buriya waba ufite ikibazo, waba ukeneye gusengerwa, cyangwa se nawe waba utangiye gusharinga rwangu, urumva ko ntago byaba ari byo. Hano kuri filimi zacu turiho kugira ngo turebe icyo twafasha societe, turebe icyo twafasha entertainment nyarwanda muri rusange. So rero nyuma yuko havutse ibyo bintu byose, tukaba tubona ko biri kwangiza showbiz nyarwanda, aho abastari noneho bamaze kurenga nyine urwego rw'uko barenze. Donc ari ukuntu umuntu aba ari inyenyeri y'umuturage uri kumureba, y'urubyiruko, y'igihugu, ariko ntabimenye ngo anabiha agaciro, ahubwo ukabona asa nk'uwabyibagiwe kubera ko niba waba utekereza ko urugero rw'abantu benshi abagukunda, urubyiruko muri rusange, kandi dukeneye kuzagira Rwanda rw'ejo rwiza, ukaba wajya ku mbuga nkoranyambaga ukavuga ngo njyewe ndi umutinganyi, ukumva uri na fieri yabyo. It's okay, that's right, niba ariyo mahitamo yawe. Ariko niba umuntu agukunda nko kuri MC Nario, ukajya hari ukavuga ngo nkundi igitsina gore ebana n'uwakintereka ku mutwe, urumva ibyo bintu ntago muri make ari byiza. Okay, kuba ugikunda, gira self personality yawe, ubihishe. Ntago abanyarwanda bakeneye kumva ko ukunda icyo gitsina gore. Niba ugikunda n'ibyawe birakureba. Ntago umwana uri hano hanze niba agukunda, reba wari inspire we, akaba abona utangiye gukunda igitsina gore, azumva ko aricyo cyakugejeje kuri iyo level uriho, nawe bitume yajya muri uwo mujyo. So ntago ari cyo dushaka rero. Turashaka ko abastari mwibuka ko mwagira secret person yanyu. Niba abastari bamwe na bamwe muri kwandagazanya, hari rumors mwari mumaze iminsi mwumva ya Regis hamwe na
na Miki, umukobwa arajya hari akavuga ati uri ipine rishaje, undi akajya hari akavuga ati n'ubundi nta muntu wabyariye iwabo bamuzima. Ni ukuvuga ngo rero icyo cy'ubwacyo ni ikibazo, mujya gukundana ko mutabanje kureba ibyo bintu byose. Mubanze mufate umwanya mutekereze mu mitwe yanyu niba mukiri tayari, ese ni depression zirimo, mushaka abaganga babaganirize. Donc ibyo bintu byo gusebanya bikanatuma bizamo nk'uwo mwana wa Miki, ku buryo bishobora no kumwangiza, bishobora no kumwangiza yabaho yiga, yaba mu mutwe. Ntago ari byiza kumva abantu bari gufata amabanga ya family zabo bakayashyira hanze, noneho nta n'inyungu biri buzane. Ntago ariyo showbiz nyarwanda dushaka. Akaba ariyo mpamvu rero ngira ngo uyu munsi turebe ni gute dushobora gufata showbiz nyarwanda tukayihindura entertainer cultures. Entertainer cultures ni entertainment ariko yuje n'umuco. Abanyarwanda twakuze dufite umuco, twakuze tuzi ubumwe icyari cyo, ni nayo nkingi ya mwamba ubu ngubu dushingiyeho, kubera ko according ku mateka yabaye 1994 ikintu cyongeye kutugira umunyarwanda no kuba twaragize umuco, tugakomera ku muco wacu, ariko kandi tukanakomera ku kintu bita unity. Abantu bumva ko ari ubumwe, ariko ni ugushyigikirana, kugirana inama, ni ugutanga ibitekerezo bishobora kubaka igihugu, ariko byanakubaka sosiyete ubarizwamo. Niba uri muri film, ugakora filme ukabikora cyane, ugateza imbere iyo sector. Niba uri umuhanzi ugateza imbere iyo sector, ugakora buri kimwe cyose gishobora kugira ingaruka nziza ku bahanzi cyangwa se kuri iyo society, kuba promoters n'ibindi. Niba uri umunyamakuru, tanga ibiganiro udashingiye kuri ruswa, tanga ibiganiro ushingiye ku muntu ufite impano. Abantu ufite impano barahari, ariko byamaze guhindura isura. Ibyo rero nta kintu byatugezaho. Ni nayo mpamvu ngira ngo uyu munsi twongere dutekereze ku kintu bita entertainer cultures. Nicyo kintu nazanye gishyashya muri iyi showbiz. Ngira ngo buri muntu wese abwire mugenzi we ko haje ikintu gishyashya bita entertainer cultures. Twakora entertainment, twakora showbiz, kubera ko irimo amafaranga, irashaka ko kutugira ibyo tuzaba byo, ariko kandi dushobora kubikorana umuco tugatera imbere. Ba Tom Cruise ni urugero rwiza, ba Kitoko ni urugero rwiza. Nta muntu ushobora kuba yarariye hiti nk'iyabari abatipe abo mba mvuze, ba Tom Cruise, ba Jay Polly, ba Riderman, ariko n'abantu bakomeje nubwo habagaho beef, wenda runaka yantwaye igikombe runaka, just beef noneho zo muri zo mu baraperi zo ni beef, ariko zitaba out of families, cyangwa se ziguma nyine ari beef hagati yabo nk'abahanzi, ariko ntago zijya out of family. Niyo mpamvu rero ngira ngo twongere twiyibutse aba ba peti bari kuzamuka, nibo bari kuzanamo ibyo bintu muri iyi showbiz. Arakora indirimbo imwe, indirimbo ebyiri, akahita yumva ko yabyimbye, abaye umusitari munini, kandi ntago ari cyo kikugira umusitari. Ikintu kikugira umusitari ni ukuba yego uri public figures, ariko ni ugukomeza gukora ibintu abanyarwanda bazakunda. Niba utekereza yuko uzaba umusitari ariko ukaba umusitari mu nzira zitari nziza, nta gihe bizamara. Uzaba umusitari umwaka umwe, imyaka ibiri, ariko nta gihe bizamara. Ikimenyimenyi niba umuntu nka Kitoko ashobora kumara nk'imyaka ibiri adasohoye indirimbo, yayisohora mu byumweru bingahe ikabifite ibihumbi magana. Ni ikikwereka ko hari ikintu yubatse mu banyarwanda, ni ikikwereka ko hari ikintu kidasanzwe yatwubatsemo. Yafashe igihe araceceka, ariko ntago bivuze yuko hari ikintu atari yaratwubatsemo, kirimo urukundo, kirimo gukunda showbiz, kirimo gushyigikira abandi, kirimo no gukora ibintu byiza kandi bidasaza. Ubaka kanya indirimbo ya Kitoko ushobora kongera ukayumva ukumva ni nshyashya mu matwi. Indirimbo ya Tom Cruise ushobora kuyumva ukumva ni nshyashya mu matwi. Ni abantu babaye abagabo twafatiraho urugero, twafatiraho urugero. Ariko aka kanya ubu wambwira ngo b'Afrike bari hehe? Bari hehe?
ni iki cyabiteye? Ni ugukora ibintu bidafite quality, ni ukuba ufite abantu bari kukuboostinga bari inyuma, bamara kubona ko udashoboye, udafite ubwo bushobozi bwo guhatana, bwo kurwana, bakagusiga. Nibyo rero byongera bikavamo amabifu, nibyo byongera bikavamo amabifu. Ndagira ngo abanyarwanda twiyibutse to support who deserve to entertain with the cultures. Dukore showbiz ariko izubaka umwana w'umukobwa uri hano hanze, izubaka umuhanzi uri hano hanze, izubaka urubyiruko ruri hano hanze. Hari igihe umuntu ataba umuhanzi akaba umukinnyi wa filime, hari igihe umuntu ataba umukinnyi wa filime akaba umushushanyi cyangwa se umwanditsi w'izo ndirimbo, ariko izo sectors zose numara kubyica wowe ndorerwamo y'abanyarwanda, ugatangira kubizanamo discipline nkeya, bizakwangiza ariko byangize niyo sector birimo. Usange yaba Ministry of Cultures, yaba Ministry of ya siporo n'umuco, ariko ari nayo igenderaho ku bintu bya entertainment, usange ntago bagishyigikira sector y'umuziki. Kandi sector y'umuziki yakijije abantu benshi. Ba Wizkid bari kubarirwa mu miliyoni y'amadolari, bari kugura ama private jet. Abanyarwanda ntabyo dushaka, turabishaka, ariko ikibazo ntago turi gushyigikirana, ntago turi gusapotingana kuri icyo kintu. So rero ndagira ngo twongere tugarukane entertainer cultures, ndagira ngo twongere twiyibutse ko turi abanyarwanda, kandi turi abanyarwanda buje umuco. Dukore showbiz ariko mu buryo bwa business, duteze imbere, tuba abagabo, duteze imbere igihugu cyacu, dukomeze tugishyigikire. Nicyo nagira ngo uyu munsi tuganireho. Ngereka mbabwire ko mbashimiye kuba mwemeye kunkurikira no kuntega amatwi. This is Film Zacu, call me Rantan Big Baddest, the #1 African giant, the #1 journalist original Rwanda. Reka tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. See you next time.